Reka rero nongere ngo ikaze mu kiganiro Stand the Kitchen ku Isango Star TV uri kumwe na Clement Keza ni nk'ibisanzwe nizere ko wabashije gukurikira gahunda za Isango Star TV zatubanjirije uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu niba warakurikiye ikiganiro cy'ubushize n'ubu niwe twazanye Tuyisenge Lucy ariko ukamwitira kandi kazina araza kutubwira mu kanya n'ubushize yari yakavuze hagati aho reka mbanze mwifurize umunsi mwiza kubera ko uyu munsi ni umunsi umubyaza kandi nawe ni umubyaza ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Uyu ni umunsi mwiza koko ku babyaza bose ku isi yose. Dushimira ko isi yari organizinze cyangwa yahaye agaciro umubyaza ikamugenera uyu munsi tariki 5 za buri mwaka mu kwezi kwa gatanu tuba twizihiza umunsi mukuru w'umubyaza. Ka kazina nari nkibagiyeho gatoya yego karame mubyeyi ako kazina rero ni akazina kagashyirno akaba ari n'izina ushobora kumusanga nyine mu biganiro bye kuri YouTube. Ubushize rero twari twaganiriye ku bijyanye n'imirire ubuzima bujyanye n'imirire ku mubyeyi utwite ibyo agomba kwitaho ibyo atagomba gukora cyangwa se gufungura ariko muri make wenda mvuze muri make nuko twasanze hafi ya byose ibyo abashije ashobora kubirya wenda ukuyemo tungurusumu n'umunyu mwinshi niba nyibyibuka neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira noneho kuri wa mwana amaze kumubyara. Ese wa mwana muri cyagiye amaze kumubyara gukomeza kugeza nko ku myaka 5 uriya mwana we ifunguro rye riraba riteye gute? Urakoze cyane Clement. Koko wa mubyeyi wacu wariye neza akageza igihe cyo kubyara akabyara wa mwana mwiza muzima. Ikimenyetso cya mbere cy'uko umwana avutse ari muzima ahita ashaka konka. Hariho n'umwana uvuka akahita acomeka intoki mu kanwa cyangwa ahantu mbere yo kurira cyangwa kurira. Ni ukuvuga ngo iyo twavuze umwana muzima kurira biba byarangiye. Akiva mu nda ya mama we ararira. Ikindi kimenyetso kimugaragaza nuko ahita ashaka konka. Usanga rero hariho ufata ibintu byose bimwegereye agatangira kubishyira mu kanwa. Ubwo bitewe n'iki n'inzara ni reflex abana bagira kandi iri nomo na nziza cyane kubera ko umwana uri mu nda yatungwa na mama we. Ni ukuvuga ngo intungamubiri zose zaturukaga kuri mama we zigaca muri placenta zikanyura mu rureri zikagera ku mwana. Umwana akabaho agakura akageza cyagiye cyo kuvuka. Iyo atandukanijwe na mama we rero ni ukuvuga ngo abatakiri kwakira za ntungamubiri ziva kuri mama we. Bisobanuye ko abagomba kwakira none intungamubiri zivuye hanze. Izi ntungamubiri rero Imana yaremye uburyo we ubwe azishaka akanagaragaza yuko abikeneye. Icyo gihe rero nyine ahita atangira gucomeka intoki mu kanwa cyangwa se ukabona arimo arazunguza umutwe nk'ushaka konka kubera ko ababyaza mbonereho munyemerere mbonere kwifuriza ababyaza bose mu Rwanda bari mu bitaro bitandukanye mu bigo nderabuzima ndetse no ku isi yose umunsi mwiza w'umubyaza kuko konkesha cyangwa se gufasha umubyeyi konsa umwana n'inshingano y'umubyaza wakiriye uyu mwana. Ni ukuvuga ngo umubyaza akimara kwakira umwana akabona umwana ari muzima akabona nta kindi kibazo ikindi ahita amushyira mu gituza cya mama we. Iyo amushyize mu gituza cya mama we rero ni hahandi usanga umwana atangiye kuzunguza umutwe ashakisha ibere. Wa mubyaza rero ahita ayobora umwana aho ibere riri. Ni ukuvuga ngo rwose umwana akimara kuvuka niba mama we nta kibazo yagize gituma wenda abaganga bamwitaho mu bundi buryo budasanzwe ahita atangira konsa. Ni ukuvuga ngo rero ifunguro rya mbere umwana aryakira mu minota 30 akimara kuvuka. Ni ukuvuga ngo wamushyize muri cya gituza igikurikiraho no kumuyobora ku ibere umwana agatangira konka ya mashereka twita colostrum. Ni amashereka y'umuhondo aba ari amashereka y'umuhondo meza cyane arimo amaproteine menshi arimo intungamubiri nyinshi. Abashakashatsi batandukanye banagaragaje yuko uyu mwana ubuza aya mashereka abatakaje amahirwe ikintu gikomeye mu buzima bwe. Akaba ariyo mpamvu ababyeyi ndetse n'ababyaza bahamagarirwa kwita cyane kuri iki kintu ku buryo uyu mwana ahita yonka. Niyo nk'umubyeyi yaba yabyaye akorewe cesarienne hahandi abaganga baba bakiri kumwitaho haba harimo ibintu byinshi cyane abaganga baba bagikora ariko ntibibujije ko umubyaza ashobora kujyana umwana
akajya kumwonyesha niyo mama we baba bakiri kumutunganya. Bivuze ngo rero ni ikintu ababyaza tuba dukwiye kwitaho, ni ikintu umuntu wese wakiriye uyu mwana aba agomba kumva ko igaburo rya mbere ry'umwana ari ya colostrum, kubera ko iyi colostrum ishobora kumara nk'iminsi hagati y'3 n'7 ikaba itagihari, noneho amashereka agahinduka umweru. Bivuze ngo iyo amashereka ahindutse umweru, za ntungamubiri ziri concentré ziba zamaze kugabanukamo. Niyo mpamvu rero iminota 30 ya mbere umwana akivuka aba akwiye kwakira igaburo. Ubwo nuvuga ngo ni ya mashereka y'umuhondo. Yego, hari ikintu uvuze ngo iyo umubyeyi nta kibazo yagize, ubwo iyo wa mubyeyi yagize ikibazo nta bundi buryo umwana bashobora kumufasha ku buryo yabona ya mashereka n'ubundi? Hariho ababyeyi bakunda kugira ikibazo gikomeye. Hariho ababyeyi baba bafite nk'ikibazo twita severe preeclampsia cyangwa eclampsia, baba babyaye sometimes usanga nk'umubyeyi ashobora kuba ari muri koma, ashobora kuba agagara, kubera ko ni imwe mu ndwara mbi zitwara ubuzima bw'ababyeyi benshi ku isi, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Rero nk'umubyeyi wabyari muri iyo condition, uri kugagara, uri muri koma, uri très agité, biragoye ko wajya kumuha ibere. Ariko icyo gihe umwana itafashwa mu bundi buryo kugira ngo ataza gutakaza isukari, kuko tuba turwana n'icyo twita hypoglycemia, ko umwana atakaza isukari nyinshi mu maraso ye, noneho akaba nawe yazahara. Icyo gihe rero hakoreshwa ubundi buryo kugira ngo bafashe wa mwana kwakira ibyo kurya bye bya mbere. Ariko izo ntabwo ari ka nyinshi, aho bishoboka hose mu minota 30 ya mbere umwana agomba konka. Noneho wa mwana amaze konka, ikirakurikiraho mu ifunguro rye rya buri munsi ni iki? Wa mwana wacu wamaze konka ya colostrum hagati y'iminota 30 n'isaha akimara kuvuka, icyo tuba dukwiye noneho gukora nk'ababyaza cyangwa se abandi bantu muri hafi no gukomeza gufasha umubyeyi konsa. Ubushakashatsi butandukanye cyangwa se n'urugaga rushinzwe ubuzima ku isi OMS ivuga ko byibuze umwana ukimara kuvuka akwiye konka kugera ku mezi 6 nta kindi kintu ahabwa. Ni ukuvuga ngo agomba kwakira amashereka gusa atavangiye ikindi kintu. Aha ngaha mbonera kubwira abamama badukurikiye, amashereka arimo intungamubiri, akabamo amavitamine, reka wenda ngerageze kuvuga izo ntungamubiri zibamo. Haba harimo amaproteine meza, hakabamo amasukari, hakabamo amazi, hakabamo imyunyungugu, hakabamo amavitamine. Bivuze ngo amashereka y'umubyeyi urya neza indyo yuzuye, nayo ayo mashereka aba ari indyo yuzuye. Bivuze ngo ntabwo umwana akwiye guhabwa ikindi kintu. Hariho abamama bakunda kugira gutekereza ngo yaha umwana w'amazi. Mu mashereka harimo amazi, ntabwo uriya mwana akeneye kubona andi mazi yiyongereyeho. Amashereka arahagije. Igihe umubyeyi yanyweye ayo mazi, igihe umubyeyi yariye neza, amashereka nayo azafite intungamubiri zose. Icyo gihe rero nta kindi kintu umwana yemerewe kuvangirwa kugeza ku mezi 6. Igikurikira nuko ababyaza bigisha uyu mubyeyi konsa n'amasaha akwiye konserezaho. Bivuze ko byuze buri masaha 2 cyangwa buri masaha 3 umubyeyi aba akwiye gukangura umwana akamwonsa, kubera ko umwana ukimara kuvuka aba amenyereye gusinzira ari mu nda ya mama we. Rero duhinja hafi, reka nivuga ngo hafi, ahubwo impinja zose usanga zisinzira amasaha menshi, biri normal, ni bisanzwe. Rero umubyeyi yigishwa ko niba umwana amaze amasaha 2 cyangwa amasaha 3 asinziriye nyuma ko yamwonyeje, aramukangura akamukuramo ibintu byinshi bimufubitse kugira ngo adakomeza gusinzirira ku ibere akamwonsa. Bivuze ngo rero buri masaha 3 umwana aba agomba kongera kurya cyangwa se abagomba konka, noneho kugira ngo ashobore no kuza gukura neza, ndetse ye kugira umwuma, ye kugira n'inzara. Ubwo rero iyo ni ritime umubyeyi akomeza, yaba yageze no mu rugo akabizirikana. N'amasaha ya nijoro? Yego, n'amasaha ya nijoro. Ahangaha reka wenda mbwira ababyeyi badukurikiye yuko tubagira inama. Usanga ababyeyi benshi nyuma yo kubyara bamwe bagira amadepression, abandi bakagira ama stress. Kubera iki? Aba yamaze ari amezi 10 afite umwana mu nda, atasinzira neza, arushye, noneho no mu kubyara yaba wabyaye neza yagiye kubise, cyangwa se wabyaye abazwe nawe urumva biba ari ibintu bitoroshye. Rero iyo amaze kubyara abakeneye ikiruhuko. Kandi hari abamama benshi bajya bavuga ngo narya iki kugira ngo mbone amashereka, nabigenza gute? Bakibagirwa ko umunaniro ukabije nawe ubwawo ubabuza kubona amashereka ahagije, ugasanga aribonda mu kurya mu kunywa ariko ntasinzira. Aha rero tubwira umubyeyi ngo niba uruhinja rwawe rusinziriye, nawe sinzira.
kugira ngo uruhuke noneho ubwonko bwabuze gukora ya misemburo itanga amashereka neza. Umwana naza gukanguka nawe ukanguke. Kubera iki? Abana basinzira cyane ku manywa, nijoro bagakanguka. Rero usanga umwana ashobora kurara yonka akageza mu gitondo. Ababyeyi benshi tuganira usanga bamwe ati ko turara dukanuye, ko tudasinzira. Nkamubwira nti iyo ritime y'abana muyimenye, nasinzira nawe usinzire kugira ngo nakanguka nawe ukanguke utarushye cyane. Rero na nijoro umwana aronka, hari ibimenyetso bishobora kwereka umubyeyi ko umwana ashaka konka, nk'abo bakiri bato cyane, wenda mu cyumweru cya mbere cya kabiri kugeza mu kwezi n'igice. Umwana iyo ashaka konka ararira, ashobora kurira ukamenya ko umwana ashaka konka. Hari igihe usanga ari kurya ibintu byose bimwegereye, imyenda, ibishora, ugasanga byose arakurura ashyira mu kanwa. Ibyo nabyo biba bigomba ko umwana kwereka ko umwana ashaka konka. Ariko noneho hariho n'abana bisinzirira, bavuga ngo baba bafite ubunebwe simbizi, ariko ugasanga akana karasinzira. Aho no tubwira umubyeyi ngo nagenda mukangura nyuma y'amasaha 2 cyangwa amasaha 3 umwana yonke. Mu gihe umwana atakweretse ibimenyetso by'uko ashaka konka, wowe ugomba kumenya amasaha umubarira yo konka. Iyi ritime rero irakomeza haba ku manywa haba na nijoro, umwana agomba konka. Kandi kubera ko kuri amezi 6 yose, kugeza kuri amezi 6. Ikindi nabwira abamama, umwana igifu cye kiba ari gito cyane, noneho hari ukuntu umwana atangira konka akanituma. Icyo gihe rero iyo yonsa akituma, ni ukuvuga ngo kantite y'ibintu aba yafashe bisa nkaho bitamuhagije. Ni ukuvuga ngo atangiye konka ariko aritumye, ni ukuvuga ngo mu mara hasigayemo ubusa, noneho hagiyemo ya mashereka. Biba bivuze ko arangije konka akongera akituma, n'ubundi arongera agasonza. Ariko hariho n'abana bashobora kumara iminsi 2 hagati y'2 n'3 batituma. Ibyo nta kibazo kiba kirimo, biri normal. Ariko icyo abamama bagomba kumenya ni uko igihe cyose aba agomba kumenya ko umwana agomba konka buri masaha 3. Noneho watubwiye mu buryo buri normal cyangwa se uburyo abaganga cyangwa ababikurikiranira hafi bagira inama ko nta kindi kintu umwana agomba kuvangirwa. Iyo umwana muri ayo mezi 6 avangiwe ibindi biryo, cyangwa se nk'uko wavugaga ngo umubyeyi ntamuha amazi, ni ukuvuga iyo umubyeyi agize ikindi kintu amuvangira, ingaruka ziba ari izihe? Urakoze cyane. Reka mpere kuri physiology cyangwa imimerere y'amara y'umwana. Ni ukuvuga ngo umwana wavutse ntago ingingo ze ziba zikuze ku rugero ruhagije ku buryo bishobora guhangana n'ibyo kurya bituruka hanze. Iyo rero urebye consistency y'amashereka cyangwa imimerere y'amashereka, niyo afite ubushobozi bwo kunyura mu rwungano rw'igogora rw'umwana atagize ikindi kintu yangizamo. Kubera ko amashereka nyine afite uburyo Imana yayaremeye kunyura muri izo nzongano z'umwana zitarakura. Rero iyo hari kunyuramo amashereka biba ari ibintu byoroheye umwana, cyane cyane aya mashereka nayo ari meza, kuko hariho n'igihe abana bagira ama constipation bitewe nuko ba mama wabo barya ibyo kurya bitagira amazi cyangwa bitarimo imboga n'imbuto. Ugasanga umwana aronka gusa ariko yagize ikibazo cyo mu mara, kuko constipation ni ikibazo cyo mu mara. Aha ngaha rero ababyeyi badukurikiye babyumve yuko iyo uvangiye umwana wawe uba ugiye gukoresha umurimo w'indengakamere inzungano z'umwana kandi zitarakomera, zitarakura. Niyo mpamvu abana bavangiwe muri ya mezi 6 ya mbere bagira utubazo twinshi. Rimwe usanga abana bashobora kurwara diare, impiswi, abandi ugasanga bashobora kugira icyo kibazo cya constipation, kwituma impatwe. Ikindi gihe ugasanga akana karigorora nk'akaribwa mu nda mu buryo budasanzwe. Ibyo byose rero ntago ari byiza, kubera muri ya mara ye hari gucamo ibintu bikomeye. Amara atagira ubushobozi bwo kwakira no kuyobora, haba kuva mu kanwa, mu gifu, mu mara, no kugeza umwana yitumye umwanda ugasohoka. Urumva rero ababyeyi benshi bavangira abana babo, navuga ngo baba babahemukira, keretse ari amabura kindi. Ariko aho bishoboka ni byiza yuko umubyeyi amenya ko konsa umwana kuri ariya mezi 6 uba uri guha urwo rwungano rwiwe gukura kugeza kuri rwa rwego ruzakira ifashabere. Niyo mpamvu rero mu rwego rwo kugira ngo umwana wawe rwose aba afite ubuzima nyabuzima, ukwiye kwirinda kugira ikindi kintu umuha. Noneho hariho ikindi kibazo mise nibaza, hari ababyeyi bamwe amara kubyara akabura amashereka. Ubwo nguwo we arabigenza ate muri ya mezi 6? Niyo mpamvu mbashimira nka Isango Star ko iki kiganiro gitambuka ngo umubyeyi amenye ko ategura amashereka mbere agitwite. Kuko ubundi twese Imana yaturemye mu buryo amashereka tugomba kuyabona. Ariko aya mashereka agakorwa
n'ubwonko. Ni ukuvuga ngo ubwonko butanga imisemburo ijya gukora aya mashereka. Igihe cyose umwana amaze kuvuka na placenta imaze kuvuka, ubundi amashereka, imiyoboro y'amashereka itangira gukora. Ni ibintu biri normal byikora. Rero iyo umubyeyi yabuze amashereka, ni ukuvuga ngo hari ikintu muri we mu mubiri we kitagenze neza. Imisemburo wenda ntikorwa ku rugero rukwiriye, ntaruhuka neza, intungamubiri arya ntizihagije, noneho production y'amashereka ikagorana. Icyo rero dusaba umubyeyi ni iki? Ese koko iyo assessment yakozwe bigaragara ko umubyeyi adafite amashereka? Kubera ko nagiye nkunda gukurikirana ababyeyi benshi aho nabaga ndi gukora mu mabyariro atandukanye, ugasanga umubyeyi akubwira ati mugana buza amashereka, wajya kumufasha ugasanga amashereka arayafite. Icyo ababyeyi badukurikiye bagomba kumenya, ntabwo umubyeyi bimworohera kumenya ko afite amashereka umwana ataronka. Kuko iyo umwana yatangiye konka niwe uyobora. Ni ukuvuga ngo iriya reflex y'umwana yo konka, ubwonko bubona ko hakenewe amashereka menshi bugatangira bukayakora. Ahangaha rero reka mvugeho nikosa rwose abamama benshi bajya bakora, abadukurikiye babyumve bazadufashe kubikosora, bajya baha amakuru na bagenzi babo. Ntabwo ari byiza guhita ushyira umwana kuri bibero akimara kuvuka. Hariho umubyeyi uza kubyara akaza atwaye na bibero. Urumva psychologically yamaze kwiyangiza ko umwana we navuka azamuha bibero. Uyu mubyeyi rero wemforumye ubwonko bwe ko azakoresha bibero, biragoye ko ubwonko bwe buzazana amashereka kuko yabuhaye amakuru atariyo. Ni byiza rero yuko abamama bumva ko mu gihe bagitwite avuga ngo ngewe nzonsa, umwana wanjye azonka amezi 6, nimuyifasha abera azonka kugera ku myaka 2 cyangwa se kugera kuri 3. Ndimo ndakora ikiganiro mu gucutsa. Amakosa akomeye cyane abamama bajya akora mu gucutsa, ntabwo kirasohoka ariko kizasohoka vuba. Aho nagaragaje yuko umubyeyi mbere yuko twita kwiye gutegura igihe azonsa, nzonsa imyaka 3, nzonsa imyaka 2, nzonsa none ku buryo najya no gushaka gucutsa wa mwana we yarabiteguye. Ibi mbizanye kuko nabyo biri muri pati yo kurya ku mwana. Ahangaha rero icyo ndi kuvuga nuko agitwite niyumve ko azonsa, yemforuma umubiri we, abwira ubwonko bwe ko azonsa umwana, umubiri ubyakire, ahe umwanya ubwonko bwo gukora ya misemburo kugira ngo amashereka azaboneke. None umwana namara kuvuka yihita atekereza ko umwana yabuze amashereka, kuko umwana ntago aba akeneye quantité nyinshi, igifu cye ni gitoya. Iyo umushyize ku ibere ayashoboye gukurura yose burya abahagije. Umuntu waduhaye training kubyerekeranye no konsa yavuze ko ngo igitonyanga kimwe cy'amashereka gishobora kuba kingana n'isaro kiba gihagije ku buzima bw'umwana wamaze kuvuka. Urumva rero ko ababyeyi akenshi bagira stress yo kuvuga ngo nta mashereka mfite, ndabigenzane, akahita ajya gushaka bibero. Yajya gushaka bibero na yandi yari yatangiye kuza akayahagarika. Ni byiza rero ko abamama bumva ko bakwiye konsa, agatangira akavuga kubera iki ntafite amashereka ahagije, naze kwa muganga tumufashe. Noneho twebwe turebe tugiye kumusuzuma, turebe mu by'ukuri niba koko adafite amashereka. Nidusanga yafite tumwigishe konsa. Ikindi kibazo gikomera abamama bajya bagira nuko batazi konsa. Rimwe na rimwe position zo konsa ntibazimenya, ugasanga barababara ibitugu, abandi barababara umugongo, ugasanga araho umwana ibere nabi, umwana ntaryonke neza. Rimwe na rimwe ugasanga barwaye twadusibe ku mabere. Ndashaka kuzategura ikiganiro cy'uburyo bazajya bivura. Noneho ugasanga niba umwana ariko nka ryabere ryaje y'igisebe, umubyeyi arababara cyane kuko birababaza, yakwikanga akareka konsa, yareka konsa amashereka akabura. Igihe rero umubyeyi akeka ko yabuze amashereka, ntabwo yemerewe ko we afata umwanzuro wo kuvuga ko atayafite, ataragana abaganga. Naze kwa muganga twe turebe ese kuko uyu mubyeyi nta mashereka afite, noneho tumufashe guhitamo ikindi kintu yaha umwana, kuko hariho amata meza, aba afite composition yenda kwegera amashereka, ariko ntago nayo aba ari 100%. Bivuze ngo byibuze twe n'umubyeyi twafatana umwanzuro wo kuvuga ngo koko nta mashereka ufite, reka dushaka ikindi kintu umwana arya kugira ngo aticwa n'inzara. Iminota rero hanigeze ndi kubona turasa nk'abenda kugera ku musozo, kandi tutavuze kuri wa mwana nyuma yo konka. Wenda nko mu magambo make n'iki wavuga nyuma yuko wa mwana agize amezi 6 noneho kugera ku myaka 5, umubyeyi n'iki yibandaho cyane? Urakoze cyane Cleni kuri iki kibazo. Reka mbwire abamama badukurikiye yuko umwana iyo agejeje amezi 6 aba agiye kwakira imfashabere. Iki ni ikibazo njya nkunda guhura nacyo cyane, abadamu benshi barampamagara babimbaza. Ni byiza ko uyu mwana ugiye gufata ifashabere kuri amezi 6 ubanza kumenya niba amashereka ufite amuhaza bingana iki. Ikindi mubyeyi
udukurikiye wibanza wihera ku muneke wihera ku ipapayi uha umwana hera ku mashereka kubera ko umwana akeneye kubanza gufata ya mashereka amenyereye kugira ngo umuhe ikindi kintu atamenyereye abamama benshi rero bahita bajya mu mfashabere ariko ugasanga ibere bagiye kuryibagirwa abana rero rimwe na rimwe bakabyanga kuko batabimenyereye ni byiza yuko uyu mubyeyi abanza konsa umwana yarangiza akamuha umuneke akamuha ya papayi yahisemo akamuha wa mwembe yahisemo ahangaha duhera ku mbuto kubera ko digestion y'imbuto ntabwo igorana nk'ibiryo bitetse agatangira ariko nanone abamama bagiye guha abana imfashabere bibaho ibintu bivangavanze hari igihe usanga umubyeyi yafashe umuneke n'ipapayi n'ikinyomoro n'itunda byose akavangira hamwe yabiha umwana akabihirwa abana bararyoherwa nubwo baba bari batoya ni byiza ko uhera ku kintu kimwe kimwe umwembe arawurya ku ruhe rwego umuneke arawukunda gute iyo uvanze imbuto nyinshi iza akunda n'izadakunda ukabishyira hamwe byose arabyanga kumenya ibyo yakunze ariko ugenda umuha kimwe kimwe niba agejeje mu gihe cyo kumuha igikoma wifata uburo n'amasaka n'ibigori uhita ubivanga ujye guha umwana oya fata uburo gusa ubuha umwana urebe arabunywa ku ruhe rugero amasaka arayanywa ku ruhe rugero ibigori arabinywa ku ruhe rugero noneho unamenye ko uko wowe uryoherwa ariko n'umwana aryoherwa wiha umwana ibintu adakunda cya kindi yanze uba ukiretse kuko intungamubiri zikirimo zaboneka mu kindi akunda noneho utangire gutyo buhoro buhoro uko umenyereza umwana ibyo byo kurya byawe ariko unamwonsa azagira aho amenyere noneho ajye yakira yamfashabere bitagoranye ubwo ni ukuvuga ngo hagati aho n'umubyeyi ariko ntiyiyibagirwe ko za ntungamubiri n'ubundi zigomba kuza mu mashereka donc nazo zigomba kuba zuzuye hano umubyeyi nawe agomba gukomeza kurya neza nubwo umwana atangiye gufata imfashabere ariko nyine ni imfashabere ntabwo ari insimburabere twe kubyitiranya ni imfashabere ni ukuvuga ngo ryabere riragumaho ariko haza ikindi kintu kiryunganira kubera ko hejuru y'amezi 6 igifu cy'umwana kiba cyamaze kwaguka noneho za ngingo ziwe zamaze gukomera ku buryo agiye gutangira gufata bya byo kurya ntihagire icyo bijya kwangiza kuko yamaze gukura kugera kuri urwo rwego rw'amezi 6 aronka yamara ko nkagafatana bya bindi niba ari imboga bashaka kumuha niba ari ikirayi niba ari avoka mbese buri kintu bakimuhe ukwacyo icyo akunze cyane bakimuhe icyo yanze bakihorere noneho bajye bagerageza kugenda bamuha buhoro buhoro kandi ntibamuhate usanga abana bahatwa yikomuka n'ubwo usanga mbese abana ntabwo baguwe neza ni mureke umwana ahitemo wimuhate ibyo ushaka ahubwo reka umwana kwereka icyo we ashaka none icyo ngicyo ashaka aba ari cyo umuha cyane ko abacyonka nawe ukirya za ntungamubiri zose n'ubundi bya bindi by'ingenzi mu mashereka yawe babikivamo arabifite noneho ni supplémentaire ngo ni inyongera ya hahandi bigaragara ko umwana atahaze ubwo none iyo bigeze hahandi amaze gucuka donc ntabwo akiri kubona za ntungamubiri zo mu mashereka ubwo okay n'ubundi abataraba umuntu mukuru cyane donc wa muntu uvuga uti wenda ndamugaburira nk'ibyo n'abandi bana bakuze barya cyangwa se n'ibyo nawe ubwawe urya nk'umuntu mukuru uwo mwana mbere y'imyaka 5 we biragenda gutena cyane ko akenshi iyo umubyeyi arangaye usanga umwana yarwaye bwaki ahangaha icyo tubwira ababyeyi inama tubaha no kumenya ko bya byo kurya by'umwana byuzuye ari indyo yuzuye harimo proteine ibyubaka umubiri ibirinda indwara ibitera imbaraga kandi akamenya ko uyu mwana ari buze kurya amasaha menshi ugereranije n'abana bakuru kubera ko umubiri we uba ukiri kwiyubaka uba ugikura rero ashyiraho amasaha yo kugaburira umwana niba yarasubiye no mu kazi akajya bukaguhamagara umukozi umwana yanyweye umwana yariye ahangaha rero turamubwira ngo igaburo umwana wari gufata riruzuye kuko niba ryuzuye ntabwo umwana azagira ikibazo cy'indyo nkene ntabwo azarwara bwaki cyangwa izindi ndwara zituruka ku mirire mibi uzasanga ari umwana ufite imbaraga uzasanga ari umwana ukomeye ikindi ababyeyi hano nababwira baha abana babo ibyo kurya cyane biri naturel hari igihe usanga umwana ubona rwose asa nkaho abyibushye cyangwa ariko ubona ari faible kubera iki ararya ibintu bitari mibi ibyubaka umubiri yego cyangwa se bitera imbaraga ni byiza ko ababyeyi bakwiye kumenya ko abana bakwiye kurya ibyo kurya byo mu nganda n'ibyo amaserelake ariko bagaruke no ku byo kurya naturel kuko nibyo bituma abana bakomera nibyo birimo intungamubiri nyinshi kandi biteramo amakemikozi abikonserva noneho ugasanga ni byiza niba ari ikirayi agiteke niba atekereza gushyiramo imboga ariko biba ari ibiryo biri naturel kandi bitarimo umunyu mwinshi bitarimo amavuta menshi cya gikoma cy'umwana bashyiramo agasukari gake kandi isukari bayitekane
be gufata igikoma cy'umwana ngo nuko afite imyaka 3 cyangwa 5 ngo bakirungemo isukari oya nibakomeze bamuhe ya sukari nkeya ahubwo iyindi sukari ayikure muri za mbuto ayikure mu bindi byo kurya noneho umwana ashobora kugira ubuzima bwiza kugeza ku myaka 5 rero umubyeyi bagikurikirana umwana imirire ye amasaha yo kurya amasaha yo kuryama kugira ngo noneho hejuru ya mezi 6 Imana ishimwe ko akantu nkibutse wa mwana atangira gufata amazi utangira kugena urugero rw'amazi umwana akwiye kunywa kugira ngo uze kumurinda ya constipation iri guturuka muri byo kurya bikomeye kuko bishobora kugera mu maraye bikanga guhita kuko yamara abataramenyera neza iyo rero ugennye n'isaha yo kunywa amazi ku mwana ukamugenera quantité y'amazi agomba kunywa nabyo biba byiza none umwana akarushaho kugira ubuzima bwiza kugeza ku myaka 5 umubyeyi abagikurikira ubuzima bw'umwana ku mirire umunsi ku wundi kandi noneho babana bakingiza nanone yaza kuburya gukingiza umwana tureba ibiro n'uburebure tukahita tumenya ngo uyu mwana ari gukura neza twabona hari aho bitari kugenda neza tugatanga ubujyanama ku mubyeyi kugira ngo agire ahashyira imbaraga okay twe twavuze ngo kugeza ngo ku myaka 5 nibyo noneho wa mwana w'imyaka 5 wenda avukana n'abandi bana akenshi usanga abana bo muri icyo kigero nk'iyo umubyeyi arangaye hari ubwo bakuru be bashobora kumucura cyangwa se nawe akaba wa mwana w'umunebwe utabasha kurya nk'ikintu wenda wabwira nk'umubyeyi ufite nk'uwo mwana wo muri icyo kigero cy'umwihariko agomba kwibandaho ni iki cyane ko ababyeyi benshi icyo gihe aba yasubiye mu kazi wenda se ushobora kuvuga ngo arabwira umukozi rimwe na rimwe umukozi akikiriza wenda atanabikoze ku ruhande rw'umubyeyi wenda nko muri cya gihe atashye ni iki agomba kwibandaho barakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza ahangaha hariho y'ababyeyi twagiye tugira akaba ari umukozi ari n'umunyeshuri abo bantu abana babo benshi bajyaga mu kibazo cy'indyo nkene nk'uko ubivuze umukozi arakwikiriza ariko ntumenye ko yabikoze hari nubwo bavuga ngo umukozi arabyirira ugasanga umwana ntacyo abonye ahangaha cyo inama tugira umubyeyi ni ukugenzura ubuzima bw'umwana akenshi turamubwira ngo niba ugeze mu rugo niyo umwana yaba yasinziriye wemerewe kujya mu buriri ukamwambura ukamureba kuva ku mutwe kugera ku birenge uba ukeneraga no kumenya niba n'umubiri we ari muzima kuko ibimenyetso by'indyo nkene burya ijisho ry'umubyeyi rirabibona ugatangira kureba niba umwana wawe koko bya byo kurya usiga birya cyangwa se biribwa n'abandi noneho niba uhari mu rugo wowe gerageza ugaburira umwana wawe iyo ugaburiye umwana burya hari ibimenyetso akwereka by'uko asanzwe arya cyangwa atarya hari ukuntu utangira kugaburira umwana ukabona afite ubusambo bya biryo wasigaga ukabona arabirya nk'aho ari bishyashya iyi ni information uhabwa n'umwana niyo yaba atavuga ariko burya kuva ku myaka 3 kugera kuri 5 umwana yatangiye gutanga amakuru abavuga twatugambo twinshi cyane ahangaha rero ashaka no kukubwira ibyabaye mu rugo ahangaha rero umubyeyi turamubwira ngo kurikira ubuzima bw'umwana urebe ibimenyetso biri ku mubiri w'umwana wawe urebe ibimenyetso by'imirire myiza ibimenyetso by'imirire mibi ubikurikirane nubwo uri ku kazi ukaba ushobora kubona n'isaha yo kujya kurya saa 6 byaba byiza ugiye ukagaburira umwana mugasangira noneho ku masaha ya nimugoroba niba amaze kugera mu rugo gerageza gusangira n'umwana bari wowe umugaburira kugira ngo urebe uburyo arya uburyo yakira bya byo kurya noneho ibyo biguha image y'ibibera mu rugo iyo wowe udahari igihe cyose rero ubona hari ikibazo nk'umubyeyi uba ugomba gushyiraho ingamba zo kugikemura kugira ngo ubuzima bw'umwana butagucika byanze bikunze umwana urya neza n'utarya neza abagaragara ahangaha rero umubyeyi tumugira inama yo kumenya ngo wowe n'umwana muraza gusangira ryari kuko iyo basangira hari ikindi kintu birema mu mwana si nk'aho umwana birukankana n'isahani n'ibiryo bakazenguruka ikibuga cyose zana ibyo kurya byawe uzana ibyo by'umwana urye nawe arya usanga n'umwana afite na tendancy yo gutamika kurya ibyawe ikibazo rero tugira usanga abamama nyine ntabwo tuba dufite uwo mwanya ariko niba wabyaye niba ufite umwana mutoya uwo mwanya ugomba kuwubona ntabwo twavuga ngo nta excuse ihari kuko ubuzima bw'umwana buri mu maboko yawe hanyuma wenda dusoza nanjye uvuga ngo dusa nk'abagana ku musozo n'ubundi umusozo urageze hari handi umwana amaze amezi 6 utangiye kumuha kuriya wavuze ukamuha serelake imfasha inyunganirabere serelake yo igera nko donc wayireka nko mu gihe kingana iki umwana angana gute ubwo kimwe n'ibindi bijyanye nayo biri donc biba birimo wenda ama produits chimiques gutyo
Ibi byo kurya by'abana usanga inganda zibikora ziba zifitanye amasezerano wenda agira aho ahurira n'ubuvuzi cyangwa n'ubuzima. Rero baba baragiye bandika ibyo byo kurya abana babifata kuva ku mezi angahe kugera kuri angahe, yaba ari amata yaba ari izi za Cerelac. Ni byiza ko umubyeyi amenya ngo umwana wanjye angana gutya, afite ibiri n'ibi, agiye gufata Cerelac iyi ngiyi. Rero ni byiza ko ababyeyi, njyewe inama ntanga nk'ibyo nanjye nakora, ni uko igihe cyose ndi guha umwana wanjye Cerelac mba nkwiriye no gushaka ibindi bintu biri naturere namuha. Si ukuvuga ngo Cerelac bazireke, oya, ariko si na byiza ko umwana ahora arya Cerelac gusa, kubera ko igihe uzamuvana kuri Cerelac bizaba ikibazo ko bya bijumba na bya bitoki twebwe turya nk'abanyarwanda n'ibirayi umwana atazabirya. Kandi noneho udafite ubushobozi bwo kumara imyaka 5 umwana Cerelac, iyo wagiye ubyara iterna agafata Cerelac nk'imfashabere, ubundi agafata ibiryo bisanzwe, ubu uri nko gutraininga cyangwa uri gutoza umubiri we kwakira na bya byo kurya bitari Cerelac cyangwa se bitari biriya biryo bindi. Nta gihe rero umuntu avuga specifique cyo kuvuga ngo nabireke, ahubwo agenda byariterina, ubundi ubushobozi nibwo butuma ababyeyi babireka. Iyo ubona utakibona amafaranga kugura Cerelac, witekera igitoki ukavangamo imboga n'indagara ukagaburira umwana, ukabuska umwana. Noneho akabazo kanyuma ukura kavuga amagambo make kuko iminota yo yarangiye neza. Wa mwana nyine batangiye bamugaburira nyine babinomba kubera wenda atabasha guhekenya, icyo gihe cyo nyine cyo kumenya ngo umwana aho ageze wenda ashobora kuba yahekenya nk'uko natwe abantu bakuru tubigenza, umubyeyi azakibwirwa n'iki? Ubwo ndi kuvuga kuri wa mubyeyi nyine ukibyara wa mwana wa mbere. Ku babyeyi babyaye bwa mbere akenshi bakura amakuru ku babyeyi bakuru babyaye. Yego. Ariko nanone hari igihe runaka cyo kumera amenyo k'umwana, hejuru y'amezi 7 abana batangira kumera amenyo. Iyo rero umwana atangiye kumera amenyo, nawe ubwe naturellement umubiri we umusunika guhekenya cya kintu umuhaye. Ni hahandi uzasanga wa muneke wanombaga umwana ahita awuterura we akatangira kuburya, kuko ni ama reflexes aba mu mwana, we ahita aterura wa muneke, umwana atangiye kuburya atarindire kuwunomba. Ukamuha wenda nk'agapande kavoka utarakanomba agatangira kugahekenya. Ni ukuvuga ngo imikurire y'umwana n'ibimenyetso bigenda biza ku mubiri we bigenda biha umubyeyi kumenya icyo akwiriye gukora. Rero mu gihe umwana ubona ko amaze kugira amenyo, batangirira ku twinyo tubiri, hasi hejuru, akayandi akagenda aza mu kanwa hose, bigenda byereka umubyeyi yuko umwana none ashobora kugira ikintu ahekenya. Ariko nanone ni byiza ko bya biryo umwana agiye kurya biba bihiye neza, kubera ko ntabwo aba yakamenya uburyo bwo kubihekenya neza ngo abikanjakanje neza binoze bijye mu gifu binoze neza. Ariko iyo ari ibiryo bihiye neza, iyo ari ya mineke ihiye neza, cya gipande cy'ipapayi igihe, cyangwa umwana aragihekenya akakinoza noneho akakimira. Ibyo rero ababyeyi bagenda babibona bakabisobanukira. Lucy, iminota irarangiye, reka tugushimire. Ni ikiganiro cyiza kiryoshye cyane, buriya ni uko haba hari izindi gahunda zikenewe, ariko ni ikiganiro cyiza kandi baza ko ababyeyi badukurikiye babashije kunyurwa. Hanyuma rero reka tugushimire, aho twagusanga ongera utwibutse. Ubushize waratubwiye ariko hari ubwo usanga wenda nk'umuntu aje nk'uyu munsi wenda ikiganiro cy'ubushize cyaramucitse, ese ibiganiro nk'ibyo wavugaga umuntu yabibona hehe gutyo? Murakoze cyane. Ubu ndi gukorera kuri Iranzi Clinic, ni clinic iri Nyarutarama, hafi ni mu marembo neza, turebana na Green Hills Academy. Ni ikigo cy'ishuri abantu benshi bazi, cyangwa Wellspring. Ni ukuvuga ngo Iranzi Clinic iri Nyarutarama muri compound y'urusengero rwa CLA rw'abanyamerika rw'umweru runini cyane urenze kuri RDB. Ahandi rero wansanga ni kuri YouTube kuri Karame Mubyeyi TV. Ibi biganiro biriho, hari n'ibindi byiza bigiye kujyaho bifasha ababyeyi kugira ngo utankurikiye ariko akabaje asanga iki kiganiro kiri kurangira, ibindi kuvuga abe yabisanga kuri Karame Mubyeyi TV, ashobore no gukuraho n'izindi nyigisho nyinshi zihari zamugirira umumaro. Lucy, rero reka tugushimire. Twizere ko wenda n'ikindi gihe nitugukenera tuzabasha kukubona, byo ndabyizeye. Hanyuma rero nawe udukurikiye, nizere ko wabashije kunyurwa. Ikiganiro nyine cya Restaurant The Kitchen tuba tuvugiramo ibijyanye n'imirire. Wumvaga ko nubwo twavuga ngo umwana twibandaga cyane ku byo umwana agomba kurya, ndetse tukanavugamo n'umubyeyi ugitwite. Icyo nicyo kiganiro twareba ubushize, nubwo n'uyu munsi twabigarukagaho.
hanyuma rero ngushimire kuba wabashije kudukurikira, nizere ko rero wabashije kunyurwa, ariko nanone ukomeze ukurikire gahunda z'Isango Star TV naho ubutaha.